ibintu bihumbi biri ku buzima bwacu twarabimenyereye, turabyuka tugashyira akaguru imbere y'akandi tukagenda, tukabyuka tugahumeka tutabanje no kubitekerezaho, tugakomeza tukarambura amaboko tukinanura bigakunda, tukarya ibyo kurya bikamanuka bigaca mu nzira zabyo, tukaryama tugasinzira tukumva n'ibisanzwe. Ariko abo wakuye mu burwayi bukomeye bazi agaciro k'amagara mazima, abo wagiye ukura mu mpfu mu mpanuka bazi amaboko yawe atagaragara agenda dusigasira, agenda turinda. Dufite abantu b'inshuti zacu, abantu mu miryango yacu bagiye bicwa n'indwara zoroheje, bagiye baryama ntibazuka, ariko turaryama tukagira imigambi y'ejo n'ejo bundi, niyo mu kwezi niyo mu mwaka. Mwami, tukabura amashimwe mu mitima yacu. Ngwino unyigishe kugushima bidakama, ngwino unyigishe kugushima bidahuhwa n'imiyaga y'iyi si, ngwino unyigishe kugushima bidatwarwa nuko hari ikintu runaka nabuze, ngwino unyigishe kugushima bidudubiza mu mutima wanjye ubudashira ubudakama. Iyo tubuze amafaranga twishyura inzu ukwezi kumwe twibagirwa ko watubesheje mu mazu imyaka n'imyaka. Iyo tubuze ibyo kwambara dushaka twibagirwa ko watwambitse imyaka n'imyaka. Byarashoboka ko twagenda mu muhanda nk'abasazi twambaye ibintu bicitse cyangwa twambaye ubusa. Iyo tubuze ibyo kurya dushaka guha abana bacu twibagirwa ko ari wowe wabagaburiye, ugaha ababyeyi amashereka bakonsa. Isaha imwe y'amaganya ijya twibagiza imyaka ibihumbi y'amashimwe. Ngwino usuka amashimwe adudubiza mu mitima yacu, twe kuba abana batazi data n'urukundo rwe. Kora umurimo mu mitima yacu mukunzi mwiza. Ndashaka amashimwe adakamwa, amashimwe atagishira. Nifuza kugukunda kuruta aho ngejeje ngukunda. Nifuza kwiharirwa nawe ubutazongera kwiyangambura no kwiyaka ibiganza byawe byiza, ngo nifuze kugana mu byanjye no mu migambi yanjye inyuranye rimwe na rimwe n'iyawe. Unyiharire kugeza mu masaziro, unyiharire kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri. Utwiharire mwami w'abami, wiharire aba basore bakiri batoya, wiharire aba bakobwa bakiri batoya, wiharire aba bagore n'abagabo nyaguhora ku ngoma, wiharire abana, utwiharire kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, igihe tuzaba tuje kuruhuka mu gituza cya Abrahamu. Reka ibirabagirana by'isi bye kutwibagiza ibyo tubikiwe mu ijuru. Ngwino birusha agaciro mu mitima yacu. Reka twongere dusenge gatoya. Imana iguha umugisha ko waje gusenga. Ni Imana yumva gusenga, niwe waturarikiye gusenga, niwe uduhamagara. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Bibiliya ijambo ry'Imana rikavuga ngo ni ibikoresha Imana ikoresha umurimo wayo. Umwanzi yashaka kuturasa arabanza akazimya igicaniro cy'amasengesho, ariko Imana ishimwe ko wagize inzara n'inyota we nanjye tukagaruka gusenga. Wasenga biza buke buke, wasenga biza cyane, ariko ntacyo, komeza usenge. Reka nongere ngusabe dusenganire isengesho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo habaho igitwikirizo umwanzi atwikiriza ubwenge bw'abantu kugira ngo umucyo ubutumwa bwiza utabarasira. Niyo mpamvu dusenga. Kuvuga ijambo ry'Imana ni byiza, biradukwiriye, ariko habaho igitwikirizo gituma ijambo ry'Imana rinanirwa gupenetra, rinanirwa kwinjira, ribura aho rica. Uyitekerejeho utarakizwa, niba warakijijwe uri mukuru, ntabwo wakijwe ari uko ari ubwa mbere wumvise ijambo ry'Imana. Ryarazaga ariko ukumva sibya, ukumva ntibikureba, ukumva ntubyitayeho. Ndagira ngo mbinginge dufatanye gusenga. Dusenga kugira ngo gusenga kwawe n'ukwanjye bihinduke inkota, bihinduke igikoresho Imana yakoresha kugira ngo icyo gitwikirizo gicibwe, gishwanyuke hejuru y'ubwenge bw'umugabo wawe, bw'umugore wawe, bw'abana bawe, bw'abavandimwe bawe. Igitwikirizo gituma umucyo w'ubutumwa bwiza utarasira abacu gicike, umucyo w'ubutumwa bwiza urase. Iyo umuntu ari bukizwe, nubwo bakwigisha ikintu wumva wowe kitagufashije, arakizwa.
n'indirimbo yonyine njye nakijwe numvise indirimbo cyangwa aryamye gusa akitekerezaho kumva amaze imyaka ari kure y'Imana, igitwikirizo gicitse ntago umenye ko umuntu akijijwe. Hanyuma kandi turisengera natwe kuko ubutumwa bwiza intangiriro yabwo ni ukuduha agakiza, ariko agakiza ntago gahagarara, ntabwo ari urugendo rurangira, turakomeza tugakura tukagira ahantu hanejeje mu Mana. Igihe kimwe muri Yohana ibice 4 cyagiye abigishwa bagiye gushaka ibyo kurya, Yesu yasigaye kwiriba handi yahuriye na wa mugore, yaravuze ngo ibyo kurya bizanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka, ntabwo si gusenga kwawe uko kwamenagura imbaraga z'umwijima. Abacu baboshywe n'ibintu byinshi, hari ibitambo bitangwa, hari ibyatanzwe kera bakavuga ati ntawe uzamenya Imana muri uyu muryango, turarahiye, dutanze abana, dutanze ubutunzi, dutanze urubyaro, dutanze, ntawe uzakizwa, bazadukorera. Ubwo bavuga ubwami bw'umwijima, ariko ubwo twavuyemo tugakizwa, hari ibyiringiro ko n'abandi bakizwa, hari ibyiringiro. Mana y'igitangaza wawe no kumusengera kugira ngo akizwe. Umuntu bizamumara iki gutunga by'isi byose? Mwana wakunze, mugabo mwakundanye, umugore wakunze mwiza w'ikibaju, ariko udafite ubugingo buhoraho, umubiri mwiza uzabora mw'isi. Kuko tureba ibya hano tuba tumona imyaka tuhamara ari myinshi. Iyo umuntu aramye akagira imyaka 100 tuba tubona n'ibyakoze ari byinshi, ariko hariya hakurya nibihe bidashira, nibihe bitabarwa mu myaka, ni eternite, nibihe byiteka. Byamarira iki kubaka ama etage yose muri Kigali, nkazayenjoyinga, nkayanezererwa, wenda nkarama nkagira imyaka 100, bana banjye bakayasigarana, ariko mu bihe bitabarika muri eternite nkazagira umubabaro udashira. Ibisitera bwoba uko n'ukuri kwa Bibiliya. Niba wizera Bibiliya, wiyizera igice. Reka dusenge uko umutima wawe ikiri mu mutima wawe. Data, tuguhaye icyubahiro nanone uyu mugoroba. Niba waranyimuye ukankura mu bwami bw'umwijima nk'uko ijambo ryawe rivuga, ukanjyana mu bwami bw'umucyo bw'umwana wawe ukunda cyane, na bene wacu babimuka, wabimura nyaguhora ku ngoma, wabimura nari uwo gupfa, ariko imbabazi zawe zingeraho, ubuntu bwawe bungeraho nyaguhora ku ngoma. Uyu mugoroba mwami w'abami tuzanye bene wacu, tuzanye abahungu bacu, tuzanye abakobwa bacu, tuzanye abagore bacu n'abagabo bacu, tuzanye abana bacu, tuzanye abavandimwe bacu, tuzanye ababyeyi bacu, tuzanye abo mu miryango yacu nyaguhora ku ngoma, ab'igitwikirizo cy'umwanzi kikiri ku bwenge bwabo. Reka ukora ikintu gishiye umugoroba, igitwikiriza umwanzi yatwikirije ubwenge bwabo gicike, gicike, umucyo w'ubutumwa bwiza ubarasire. Reka umucyo umanuke mu mitima ya, reka umucyo w'ubutumwa bwiza ubone ubwicaro mu mitima ya. Tubafatamira ibitekerezo byabo, ni abanyabwenge, bamwe bafite ibyo bagezeho, abandi bararambara, ibyaha byarabishe, inzoga n'urumogi n'ubusambanyi birabishe, ntibazi icyabatabara, bishwe n'agahinda, ntibazi icyabakiza, ariko ufite imbaraga, ufite imbaraga zo kubakiza. Nicyo cyakuzanye mwami w'aba, nicyo cyakuzanye, ngo ntago wasamwe no kuduciraho iteka, ahubwo wasamwe no kudukiza. Hari abo dufite ku mitima yacu, amazina yabo turayazi. Turabazanye kuri iki gicaniro imbere yawe mwami w'abami, kugira ngo ukore umurimo, ukora umurimo mu mitima yabo. Hari abo twabwiye, hari abo tumaze imyaka dusengera, hari abo twagerageje gutumira, hari abo twereye imbuto uko twari dushoboye, ariko mwami imitima yabo iracanangiwe. Ariko ufite imbaraga zimenagura ibitare, ufite imbaraga zimenagura ibitare. Uhura na Paulo, yari afite ishyaka ryinshi n'umwete mwinshi wo kurwanya itorero,
ariko amaze kwitura hasi uramubwira ngo birakugoye, ntiwabishobora gutera imigeri imihunda. Imbaraga zawe ziruta imbaraga zibafashe, imbaraga zawe ziruta imbaraga ibibabashe. Uko byitwa kose naho byakorewe hose, imbaraga zawe zirabirusha imbaraga. Dwe kubibona tukiriho, haba abagore bafite abagabo badakijijwe, kubona agakiza k'abagabo babo bakiriho, bakibishoboye kubinezererwa, bagishoboye kugukorera hamwe. Haba abagore agakiza bafite abagabo baririra, barinda kwihanganira ibyaha byabo, bahagakiza bakiriho, bagishobora kubireba. Hagakiza abo babyeyi ibyaha byanyanyagije abana babo bahora baririra imiryango yabo. Bataheho maze igitwikirizo gikurweho. Abagabo bahindukire, abagore bahindukire, ababyeyi bahindukire, amavi yabo agupfukamire, indimi zabo zature kuri umwami. Mwami, turakwerekana bene wacu b'Abanyarwanda. Si impanuka, nta nubwo ari hazard kuba twaravutse nk'Abanyarwanda. Mwami wari ubizi kandi hari icyo wabikoresha mu gihe nk'iki. Dusabye imbabazi kubw'ibyaha dukora nk'Abanyarwanda. Mwami, utubabarire ibyaha biri mu mazu yacu, utubabarire ibyaha dukora mu ofisi yacu, utubabarire ibyaha dukorera ku misozi y'u Rwanda, utubabarire Mwami w'abami, utubabarire Mwami w'abami, utubabarire, udusure, udukize, udutabare, uduhindukize, utubabarire ubwibone, utubabarire kugutera umugongo no kutakwitaho, no kugusuzugura, no kwikoma mu gatuza. Ibyo waduhereye ubuntu tukabyitirira, utubabarire Mwami w'abami. Suka agakiza mu mitima y'Abanyarwanda. Reka ibitwikirizo bitwikiriye ubwenge bw'Abanyarwanda bishwanyurwe Mwami w'abami. Agakiza nyakuri gatahe mu mitima y'Abanyarwanda. Turakwizeye, turagutegereje, we wadukijije Mwami w'abami, wakiza bene wacu. Nta magambo dufitiye kubabwira, rimwe na rimwe turanabyica bakatubonaho impamvu tugatukisha izina ryawe, ariko Yesu wowe urihariye. Erega si twe twabacunguye, ni wowe wabacunguye. Erega ni wowe icyitegererezo cy'ukuri. Udukiriza igihugu Mwami w'abami, dukiriza igihugu. Abigeze kukumenya bagacogora, wongera ubegure. We watweguye, we watubyukije, byiringiro bidushizemo, ubegure Mwami w'abami, ubagarure mu nzira zawe. Reka wongere wisengere, wisabire gukura mu kigero cya Kristo, gukura. Data, turacyazana ubuzima bwacu imbere yawe. Twaravutse, watugize abana ntitubishidikanya, waratubabariye, twaratsindishirijwe, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo atagisibitse y'ukundi. Ariko reka wongere uduhe kukumenya, reka ijambo ryawe rigira umwanya mu mutima wanjye. Teza umutima wanjye inyota yo gusa nawe, teza umutima wanjye inyota yo kwiharirwa nawe. Udukize kugwingira, udukize gusigara inyuma yaho twakabaye tugeze, utwigize imbere Mwami w'abami. Haraho Pawulo yabwiye itorero ngo uyu munsi mwari kuba muri abigisha b'abandi, ngo ariko muracyakeneye kuramizwa amata y'umwuka. Ngwino udukuze Mwami w'abami, suka inyota idasanzwe mu mitima yacu, dusuke mu rukundo, tugukunde, tugushakane umwete. Ngwino umare mu bunebwe bwose bwo kugushaka, butuma ntigira imbere ahuri ngo ndusheho kukumenya Mwami w'abami. Reka ibintu byose bituboshye bicikagurike Mwami w'abami. Reka urukundo rw'iby'isi rutuma tunanirwa kugira ibyo turakura.
urutumaremo mwami w'abami. Reka ubwoba bw'ibihe bituma tugira aho tuguma, yo kubera ubwoba bw'ibihe kuko tutazi kugenda byose, ubutumare mwami w'abami, dusiganwe tugana aho uri maze twiharirwe nawe mwami w'abami. Turifuza kuba abo tugeneye kubamo ku kigero kijyanye n'aho twari kuba tugeze. Turifuza kuzasoza urugendo tudafite imyaka yo kwicuza, tudafite imyaka y'imfabusa. Turifuza kurangiza umurimo waduhaye gukora. Bamwe ntitunazi ko hari uwo dufite. Turakwizeye wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe Data, uzawusohoza ku munsi w'Umwami wacu Yesu Kristo. Urakoze Papa, reka abana bawe bakubone, reka tukubone, shimwe kandi ushyirwe hejuru. Ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mwiriwe neza, ni amahoro. Imana ibahe umugisha. Mwakoze kuza gusenga. Haleluya. Kandi nizeye ko iyo muhageze munasenga, amen. Cyangwa mutega amatwi musenge. Hari umwana umwe wambwiye ngo arategereza nkabanza nkarangiza ngo akabona gusenga ngo kuko mbanza kuza cyane ngo bituma adasenga. Nizere ko utameze gutyo, ariko n'ubu umeze gutyo buryo umuntu yumva ibyo ashaka kumva. Ishatse udekonekta kuri ibyo bintu ugakonekta aho ushaka ukabasha gusenga. Rero Imana ibahe umugisha. Turabakiriye nanone uyu mugoroba mwiza, mwakoze kugaruka gusenga. Haleluya. Niba uri umushyitsi turakwishimiye kandi uzongera ugaruke kugira ngo twongere dusengane. Ndabashimira abarinzi ku nkike. Imana yaduhaye ibihe byiza muri ya misi itatu yo gusenga. Mwami Imana yarakoze kandi namwe mwarakoze kwitanga mu buryo bwose. Hari igihe dushimira abashyitsi ariko mudahari nk'abasangwa, abashyitsi ntibabona nuko baza. Rero Imana ibahe umugisha mu mirimo yose mukorera Imana, iyo tumenya niyo tutamenya, ubwitange bwose Imana ibahera umugisha, amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo nyereka ubwiza bwawe. Haleluya. Ni amagambo Mose yavuze, turaza kuhumva. Turahera mu gitabo cyo Kuva ibice 33 murongo wa 7, turamanuka tugere hepfo. Turasoma ahantu harehare kugira ngo twumve background y'icyo turimo dusengera cyangwa icyo turimo dusaba Imana. Kandi ndasaba ngo uburyohe buri muri iki cyanditswe umwuka wera buguhi, amen. Haleluya. Kuva, igitabo cyo Kuva igice cya 33 murongo wa 7, hanyuma tugende tumanuka. Ukabura umurinzi ku nkike udafite iki? Ukaba ufite iki? Ikibazo. Udafite Bibiliya ukaba ufite ikibazo gikomeye. Ukaba ufite smartphone ntutungemo Bibiliya ukaba ufite ikibazo gikomeye. Muzabyitozeho gakeya, abagize umugisha wo kumva izindi ndimi, Cyongereza cyangwa Igifaransa, muzabyitozeho gakeya kumva Bible ya audio, iriya Bibiliya ivuga. Uri mu murimo, utwaye imodoka se, urimo gukora, muzabyitozeho gake, amen. Haleluya. Hanyuma ukurikire nturangare, wumve igice cyose, wongere ugisubizemo, wumve uburyo bizazana ubuzima mu muntu wawe wamwe imbere, amen. Kuva 33 igice cya ndakumurongo wa 7, tugende tumanuka. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahahitaruye, aryita ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Ihema ryo guhuriramo n'Imana, kubonana n'Imana. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahahitaruye, aryita ihema ry'ibonaniro.
uwashakaga Uwiteka wese, haleluya, uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando, nuvuga ngo yavaga aho batuye akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yaho, ryari ritandukanye gato naho batuye. Hanyuma umuntu wese washakaga Uwiteka hari icyo yakoraga, haleluya, yavaga mu nzu ye akajya aho hantu ku ihema ry'ibonaniro agashaka Uwiteka mu buryo bwe, nubwo bo batari bafite umugisha nk'uwo dufite, haleluya. Hari imihango, hari ibintu biremereye bigomba gukorwa kugira ngo nyine bemererwe gushaka Uwiteka, ariko ikintu kiryoshye, haleluya, nuko uwo mutima ushaka Uwiteka uraboneka mu bihe byose. Yesu ashimwe cyane. Imana ntijya abantu bayishaka, haleluya. Hari igihe ibyaha bigwira tukagenda ndetse n'abantu bagacogora, abakozi b'Imana tugakora amahano, mukatwandika mukatuvuga, hanyuma umuntu akajya yibwira ngo abantu bashaka Uwiteka ntibagihari, haleluya. Ariko muri generasiyo zose Uwiteka azahorana abantu bamushaka, amen. Hanyuma ngo abashaka Uwiteka bakava mu ngando bakajya ku ihema ry'ibonaniro, haleluya. Umuntu wese ufite mu mutima gushaka Uwiteka hari ikintu arenzaho, hari ikintu akora. Ntibikomeza ari wish, ntibikomeza ari icyifuzo, ntibikomeza ari suhe, ahubwo hejuru y'icyo cyifuzo agerekaho ikindi gikorwa, mu ntege nke, mu bushobozi buke, atabyumva neza, ariko agira ikintu agerekaho, haleluya. Mwibuke turimo turasaba Imana kutwereka ubwiza bwayo, amen. Hanyuma ikindi kintu cyiza kurushaho nuko ihema ry'ibonaniro uyu munsi ntabwo ari muri iyi sare ya Soresi turimo, haleluya. Ni wowe niba warakiriye Kristo, amen. Kuko igihe twakiraga Kristo Mwuka w'Imana yaje gutura muri twe, amen, haleluya. Biratangaje rero uburyo Imana ihari, ariko ikabura iyo meeting, ikabura guhura nawe, igategereza ko wayikonsirita, igategereza ko mwavugana, ntibibone. Tekereza iryo hema ry'ibonaniro ryubatswe, ariko ntihagire umuntu n'umwe uzajya gushakayo Uwiteka, amen. Iyo twaje gusenga duhuje umutima ahantu hamwe biba ari byiza. Waje ufite Imana muri wowe, nanjye naje ndayifite, twaje gutyazanya, twaje kungurana, kandi ndahamya ko biryohera Imana kubona imitima iyishaka, kubona abantu bayishaka. Imana iranezerwa, haleluya. Ariko wowe uri ubuturo bw'Imana, amen. Ni ikosa kuba twabakundisha cyangwa twababwira ko ahantu duteranira ari ahantu hatagatifu, haleluya. Bituma umuntu atangira gushaka Imana ari uko hageze, ntashaka Imana ari wenyine. Ntabwo ari ibyo, nibyo mu isezerano rya kera. Ufite Imana uri iwawe mu rugo, Imana iri muri wowe utetse, Imana iri muri wowe uri muri dushe, haleluya. Nta zindi seremoni n'indi mihango bisabwa kugira ngo usabane n'Imana yawe. Murumva ayo mahirwe dufite mu isezerano rishya. Ariko umuntu atabizi aravuga ati haraho yonza kuba mu isezerano rya kera, hahandi turaza kubibona igicu cy'Imana kimanuka imbona nkubone. Dufite ibyiza kuruta biriya. Iyo twagize umugisha Mwuka Wera akabidusogongeza, haleluya. Ihema ry'ibonaniro ni wowe, uri ubuturo bw'Imana, haleluya. Gusa biragukwiriye kugira icyo ukora kubwo gushaka Imana. Niyo mpamvu tuza ahangaha. Dukomeje ku murongo wa 8 ngo kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, bari bagifite kubaha Imana, haleluya. Babonaga Mose agiye ku ihema ntago babimenyeraga, ahubwo barahagurukaga bakabyubaha. Umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Mose yamara kuryinjiramo, ndagira ngo wumve umurongo wa 9, haleluya. Mose yamara kuryinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo, Uwiteka akavugana na Mose, haleluya. Imana mu buryo buri tangible, mu buryo bugaragara, mu buryo bufatika yazaga ryari cyangwa yabonekaga ryari? Mose ahageze. Ntago wakumva uburyo umutima ushaka Imana ukurura Imana. Ni ibintu Imana idashobora kwirengagiza, haleluya. Mose yamara kwinjira muri iryo hema, inkingi y'igicu yagaragazaga kubaho kw'Imana, yagaragazaga icyubahiro cy'Imana. Inkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo, Uwiteka akavugana na Mose. Iteka Imana inezezwa no kubana n'abantu. Icyama we nanjye tukayigirira umwanya, haleluya. Mutima w'Imana unezezwa no kubana n'abantu. Niyo mpamvu ikintu kizimya igicaniro cy'amasengesho muri twebwe Satani akoresha ni ukuba busy. Umuntu ashobora kuba busy mu bintu bifite umumaro. Mbibutse pe, ntago tuba dutakaza umwanya pe, tuba turi busy mu bintu bifite umumaro, mu bintu bitunze imiryango yacu, ariko tukaburira Imana umwanya. Kandi nasanze uwo ni ngewe, ariko ntago byanditse, haleluya. Nasanze ari ikinyoma kuvuga ngo nsenga ndimo nkora
ngo ngiye ngo mba ni mu mwuka wo gusenga, burya ngo niyo nkora utarigeze ugira ibihe byo kuba kumwe n'Imana muri mwenyine. Iyo umuntu agira umwanya wo kuba n'Imana bari bonyine, iyo umuntu wenda ashobora kugira akanya ko gusenga, icyo gihe ibyo bihe bizagukundira ko witoza no gusenga ukora. Haleluya. Uri muri biro utwaye ugenda simbizi byagukundira, ariko iyo akanya ko kubana n'Imana kawe kanyine kazimye, ni ukuri nabiri ugeraho ukabyibagirwa ibyo gukora usenga uri connecte n'Imana. Uwo ni urutanze ntabwo ari Bibiliya. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Mose yamara kwinjira mu ihema, inkingi y'igicu ikamanuka, kuko Imana yari iryohewe no gusabana na Mose. Niko Imana iryohewe no gusabana nawe uyu munsi wa none. Haleluya. Hanyuma ngo abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi, bakubaha iyo Mana, akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufashe w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Haleluya. Akavugana na Mose barebana. Murabizi ko Imana yamubwiye ko ayibonye mu maso atabaho, kuko nta muntu wayibona mu maso ngo abeho, ariko iri jambo icyo risobanuye, Uwiteka akavugana na Mose barebana, ni ukuvuga ngo bwari ubucuti bwimbitse, bari begeranye. Haleluya. Turashaka ubwiza bwawe Mana, turashaka kukumva, utari Imana ya kure, utari ibintu duhimba, turashaka kukumva. Ngo Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Ikiganiro, ubusabane byarangira, Mose akongera agataha agasubira mu ihema. Mose abwira Uwiteka, aya magambo ntashobora kuvugwa n'umuntu umuntu mudafitanye ubucuti. Burya umuntu mudafitanye ubucuti haraho umugarukiriza ibiganiro, ariko umuntu mubanye iminsi murushaho kuba profond cyangwa kuba deep mu byo muvugana. Ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko, ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye. Haleluya. Turimo turavuga ngo nyereka ubwiza bwawe. Hejuru hatubwiye ngo Mose akaganira n'Imana barebana nk'uko inshuti ziganira. Hanyuma basanzwe baziranye, ariko inyota, kwifuza ubwiza bw'Imana biratuma Mose nubwo abana nayo, nubwo baziranye, yongera kwifuza nanone kuyimenya kurutaho. Haleluya. Umuntu utarasogongeye ikivuguto ntashobora kongera kugutomera kuko ntazi ko kiryoshye, ariko usogongeyeho gatoya niwe wongera kwifuza. Usogongeye ku bwiza bw'Imana cyangwa ku kubaho kw'Imana ho gakeya niwe wongera kwifuza. Haleluya. Burya guhaga iby'Imana umuntu akumva yarabyumvise byose, kiba ari ikinyoma cya Satani. Uko tubyumva niko turushaho kubishaka. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Niba nkugireho umugisha koko, nyereka imigambi yawe. Sinshaka imigambi kugira ngo mbimenye mbe profete nzabwira abandi bantu. Ndashaka kumenya imigambi yawe kugira ngo nkumenye. Imana ni ngari, nta muntu wayimenya nk'uko ingana. Iyo tugize umugisha wo gusogongeraho gatoya, iteka dusiganwa tujya mu byayo kugira ngo tuyimenye. Amen. Niba nkugireho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbona uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Nkugireho umugisha, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo niba ngutonyeho, niba nabonye faveri mu maso yawe, nyereka imigambi yawe. Iyi ni revo y'ubusabane bwimbitse. Akenshi iyo tuza gusenga cyangwa iyo tugize ibihe byacu byo gusenga, akenshi tuzana twebwe imigambi yacu kuyipresenta Imana. Haleluya. Ntabwo ujya ugira projet ngo uziyandikire, ntabwo ari bibi kuko ni intangiriro, ariko ubusabane bwimbitse twifuza kumenya imigambi y'Imana kugira ngo twebwe tuyigenderemo. Haleluya. Twiyarinye ku migambi y'Imana, kwihora ari myiza kurusha plani zose uzipangira. Haleluya. Sobanurira imigambi yawe Mana, mbwira imigambi yawe kugira ngo nyimenye. Amen. Haleluya. Imana iramusubiza, Imana iravuga. Imana ivuga si yo mu isezerano rya kera gusa, na n'uyu munsi iracyavuga. Ngo aramusubiza ati, ni nk'aho Imana ivuze ati, nagira umugisha nkabona umuntu usaba mwene ibi,
nkabona umuntu ukeneye kumenya imigambi yanjye, nkabona umuntu ukeneye kumenya birushijeho, nagira umugisha, nkabona umutima ufitiye inyota, nkabona umusore, nkabona umukobwa, nkabona umugore n'umugabo bavuye mu byabaho gatoya bakagira n'umwanya wo kubwira ngo barashaka kumenya. Imana ntishobora guceceka kuri mwene ubwo buzima, kuri mwene uko gusenga. Ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekana yuko njye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Haleluya. Iri jambo niba tukugiriyeho umugisha, Bibiliya y'icyongereza yitwa NIV iravuga ngo niba turi pleased, niba utunezerewe, niba utwishimira mwami w'abami, dusobanurira imigambi yawe, niba utwishimira gendana natwe, habeho itandukaniro mu mahanga yose. Haleluya. Mu yandi magambo, kugirira Imana umugisha nuko Imana inyishimiye. Imana yacu tugire neza. Hanyuma Mose aramubwira ati jyana natwe, gendana natwe, hanyuma nugendana natwe hazabaho itandukaniro hagati yacu n'andi mahanga. Ubwiza bw'Imana, kubaho kw'Imana mu buzima bwacu bizazana itandukaniro hagati yacu n'abatagutunze. Amen. Haleluya. Ngo Uwiteka abwira Mose ati, ni nkaho Mose yarashimiye Uwiteka ashaka ko bamushima. Ngo Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. N'icyo uvuze ndagikora. Reka mbabwira inshuti z'Imana, abantu bose bafite inyota yo kongera kumenya Imana kurutaho, Imana izabahaza, Imana izabiyereka. Imana ikozwa ahantu iravuga ngo n'icyo uvuze nacyo ndagikora, sindi bugarukiraho. Dusanzwe tuziranye, turabanye, urankorera, ariko n'icyo usabye nacyo ahari kitari muri gahunda, kuko ufite inyota yo kumenya, kuko wifuza kumenya imigambi yanjye, kuko wifuza kumenya ibyanjye, n'icyo usabye ndagikora. Haleluya. Kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Umutima wose ufite inyota Imana igiye usanga. Ntago bisaba ko umuntu yamenye gusenga amasaha menshi cyangwa yamenye uko ibintu bikurikirana. Bisaba gusa umutima w'inyota. Mpora nibuka umunsi wanjye wa mbere wo kwiyiriza, bwari ubwa mbere, ashobora kuba hari nko mu 2000. Urumva kwiyiriza biba biteye ubwoba iyo umuntu atarabikora. Hari igihe uvuka uzi ibintu byo gusenga ukabimenya uri mutoya, ukabimenyera ukagira ngo n'abandi barabimenyera ashwe. Nagiye mfite amashikrete menshi, n'ubu ndayibuka yari menshi, udushikrete twinshi, kuko numvaga kuva mu gitondo kugera saa 12 ubu nta kintu nashyize mu nda bitabaho. Ariko nayo mfite umutima ushaka Imana muri ubwo bushobozi bwanjye aho bwari bugereye. Imana imuha umugisha. Umudamu we yaratuye Kacyiru, yarafite icyumba cy'amasengesho. Ndavuga ngo Mana nje kugushaka. Numvise abarokore bavuga ko basenga bakikingena bakagushaka, nje kugushaka. Sinzi nibivuga, sinzi iyo biva niyo bijya. Ntwaye igitabo cy'indirimbo, ntwaye Bibiliya, kuko urumva amasaha yo gusenga uba wumva ari nk'iminsi 7 ugiye kumarayo. Ndavuga iki kuva mu gitondo kugera ni mugoroba? Bavuga iki? Bigenda biti. Indirimbo zose narinzi nazo zibari nkeya, ndaziririmba zirashira, nsoma Bibiliya, nsingira icyo numva, nkarya za shikrete zanjye. Ariko Imana yo kabyara, umutima uyishaka ntago igi wihorera. Haleluya. Hanyuma saa 11 ziragera, nagomba kujya mu materaniro, ndasohoka ndavuga none se ko ntakumvise. Ko nta kintu numvise nuko kweri. Ngeze mu rusengero. Haleluya. Hari amateraniro bisanzwe nk'uko nguko nibuka ibintu basengeraga, hanyuma baradusengera. Buri muntu akizwe uko bahamagaye burya araza. Ubumwe mwarabimenyereye, ikindi ntitukibahamagara kubera igisirimu, turavuga ngo mwakira agakiza mu ntebe, musengerwe mu ntebe. Ariko icyo gihe muri iyo myaka twarazaga. Bahamagaye abasengerwa, sinibuka nicyo badusengeraga, icyo nzi nuko naje imbere. Umukozi w'Imana yarigishije bisanzwe, anshyiraho ikiganza. Kuva umwanya ntagira kuvuga mu ndimi. Mwibuke ko indimi ntago nazemeraga, kuko hari igihe wowe urimo kuzisaba, ariko umutima ushaka Imana, Imana ntizawirengagiza. Haleluya. Mwibuke mvuye gusenga n'amashikrete ntazi iyo biva niyo bijya, ariko ijuru rishima kumbatiza mu buswa bwanjye no mu kutamenya kwanjye. Umutima wose ushaka Imana, Imana izawuhaza. Kuko kuvuga mu ndimi narabipingaga, nashaka gukizwa mu buryo buri smart kandi busirimutse butajagaraye. Haleluya.
ariko Imana ireba inyota, ireba umutima uyishaka. Washaka ukabakaba, washaka utazi, washaka ukiri mu ishuka, nukomeza gushaka igihe kimwe ishuka uzayimanura buke buke uyivemo, uhagarare ubyuke, cyangwa ukamubwira ngo ndashaka ubwiza bwawe burabagirana uyu munsi. By'isi ndabifite, uzanyongera n'ibindi, harimo n'ibibura, ariko ndashaka ubwiza bwawe burabagirana. Ndashaka kubaho kwawe mu buzima bwanjye. Sinifuza kugutungura Imana ya kure. Imana nsura rimwe na rimwe mu rusengero nkaryoherwaho gakeya bikongera bigakama. Ndashaka kubaho kwawe guhoraho mu buzima bwanjye. Ndashaka kumenya ko inkuru yakomeje. Naratashye nkomeza kuvuga mu ndimi, nagarura ubwenge nkiseka. Ubu ni njye uvuga ibintu bitumvikana vraiment n'umukobwa w'umusirimu. Hanyuma kubwo kuzima kw'amasengesho, kuko ntakomeje kugira ibyo gusenga, za ndimi ndazitakaza. Nashaka no kubyigirisha ntibinkundire. Uyu munsi aba abantu bazigana, ariko ubundi z'ukuri ntago urinda kuzigana, ziratemba. Haleluya. Mu bihe byiza byo gusenga biraza. Hanyuma turi mu ishuri ry'inyigisho z'ibanze, tugeze aho kwiga ku mwuka wera no kuvuga mu ndimi. Niyo mpamvu ukwiye gushaka Imana mu buryo bwose. Ikintu cyose kikwegereza Imana kijyemo aho bigukundiye. Turi mu ishuri risanzwe, kwa kundi ishuri rya Fermisoma, turiga tugera ku mwuka wera, tugera ku mpano, turasenga bisanzwe. Umukozi w'Imana twigishaga ari imbere asenga, natwe dusenga mu myanya yacu tuzamuye amaboko, za ndimi ziragaruka na bugingo n'ubu ziracyahari. Haleluya. Waba uzipinga nkanjye, nushakurekera kuzipinga ko zanditse muri Bibiliya. Amen. Mana ashitire, reka nkomeze. Ariko nakubwiraga ko umutima ushaka Imana, Imana itazigera iwirengagiza. Inyota kandi ituma umuntu atarekeraho gushaka Imana. Mose aramubwira ku murongo wa 18 ngo aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Mu by'ukuri aho yarageze avugana n'Imana hari haryoshye, yaba umuntu udafite inyota yari kurekeraho. Imana imaze kumusezeranya ko izajyana nawe. Imana iramubwira ngo wangireho umugisha, nakumenye mu izina, ndakuzi. Kuko umenya mu izina avuga ngo imigambi nagemye ku buzima bwawe ndayifite control, ngufite mu biganza byanjye. Mose ndagufite. Ariko Mose kubw'inyota ntiyagarukira, aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Haleluya. Ngo then Moses said, now show me your glory. Iyo tuvuga ubwiza, ikinyarwanda kirakennye. Ubwiza kuko n'umukobwa mwiza turamubwira ngo ni mwiza, n'umuhungu tukamubwira ngo ni mwiza, sibyo. Ubwiza ni icyubahiro cy'Imana, ni presence y'Imana, ifite ibyirema, ifite ibyikora. Haleluya. Nyereka ubwiza bwawe, ndashaka kukumenya, ndashaka kugusobanukirwa mu cyubahiro cyawe, ndashaka kukumenya mu mbaraga zawe, ndashaka kukumenya nk'ukuri utari Imana y'amagambo. Nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Kandi n'ukuri Mose rero abonye imirimo y'Imana, ariko inyota idutera guhora twigira imbere. Ngo Uwiteka aramubwira ati ubwanjye, haleluya, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Mose abwiye Imana ngo nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Imana irumirwa, Imana iraryoherwa, Imana iranyurwa. Haleluya. Ni nkaho yakoze indahiro, iravuga ngo Mose sinyikweretse bike, ahubwo njyewe ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose. Haleluya. Mbibutse ko ineza y'Imana ni ngari cyane. Twagiye dusogongeraho gakeya turanyurwa, tugumayo. Ariko Imana irarahira avuga ngo Mose we unkoza ahantu, turabanye turagendana, ariko nturahaga, uracyamfitiye inyota. Ubwanjye Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Uwiteka ubwanjye Mose nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka. Imubwira rero ko ari Imana igira ubuntu, imubwira ko ari Imana ibabarira. Haleluya. Mu ntangiriro z'ubusabane nko nabivuze z'ubucuti, abantu baba bifatafata, ariko iyo abantu bagenda bamenyeranya, ubucuti bwirushaho kuba prof, gucengera, bageraho bakirekura. Haleluya. Bagahana byose, bakabwirana hafi twose, kuko ubucuti bwaryoshye. Ikiganiro cya Mose n'Imana, ubucuti buraryoshye. Haleluya. Kugeza ubwo Imana irahira ngo ubwanjye nzacisha kugira neza kwanjye kose. Mu yandi magambo, Mose we ibingize, uwondi we ukondi, ubwizerwe bwanjye, imbabazi zanjye, icyubahiro cyanjye, ubwiza bwanjye budapfaga kuboneshwa amaso, byose nzabinyuza imbere yawe cyangwa umutima wawe. Mpamvu nkubwira amagambo,
no kugira ngo we nanjye dufatanye kwifuza ubwiza bw'Imana. Inshuti z'Imana buriho, ubwiza bw'Imana buriho. Hariho ibintu bitari idini, hariho ibintu bitari igipindi, hariho ibintu twasogongera tukanyurwa by'isi bikamburwa agaciro, ukabikoresha nk'ibikoresho. Reka kubera isengesho, nanjye ari imbere isengesho, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Haleluya. Imana irakomeza iramubwira ngo kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare. Tekereza ubwo bwiru. Ugejeje he kumva ijwi ry'Imana uretse iryo wabwiwe n'abahanuzi? Haleluya, haleluya. Ugejeje he kuryumva? Abaryumvise bafite inyota, abatararyumva bakwiye kugira inyota no kurushaho kuryifuza, kuko Imana ishobora gukorana nawe no kugirana nawe ibihe itaragirana n'undi muntu. Ikindi uretse n'izi experience zo mu mwuka zibaho n'amahishurirwa, Imana ishobora kukwihishurira mu mutima wawe ukagira conviction itebeye igera kure yuko Imana iriho. Haleluya. Ukajya uyumva mu bihe byose. Erega abakristo bose siko bumva Imana mu bihe byose. Mwuka wera twongera inyota kandi tugira icyo tubikoraho. Hejuru y'inyota hajyaho icyifuzo, kandi icyifuzo cyawe cyambara amaguru ugira icyo ubikoraho. Haleluya. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarara ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho, maze ngo utwikurure maze ngo utwikureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Reka duhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Akwiriye icyubahiro. Uwifuza kubonwa n'abantu, uw'ibineza neza byari ukubana n'abantu, akwiriye icyubahiro. Aya magambo n'aya magambo y'inshuti y'abantu bacengeranyemo niyo babavugana. Atangiye kumusobanura ko kubera icyubahiro cyinshi abonye mu maso he bahita bijyanira, kandi Mose aracyafite undi murimo. None rero sinkwereka mu maso hanjye ariko ndagushyira hagati mu rutare ngo utwikirizeho ikiganza cyanjye, none unkwereke mu mugongo hanjye, kuko icyo wasabye ugomba kugihabwa. Haleluya, haleluya. Turabizi ko uyu munsi icyo gitare ari Kristo. Ubwiza bw'Imana bwose bwari buhishwe, Data yabushyize muri Kristo. Haleluya. Hanyuma bihinduka ibyacu. Abatari bemewe, abatarinjiraga ahera hahera, muri Kristo bihinduka ibyacu. Uyu munsi umuntu buntu wambaye umubiri n'inyama n'amaraso, umuntu buntu utavuka mu muryango w'abatambyi, utazi byinshi muri Bibiliya, umuntu buntu ashobora kubona ubwiza bw'Imana, ashobora kubona icyubahiro cy'Imana. Umuntu buntu udatunze ibya mirenge ashobora kubona ubwiza bw'Imana. Abaheburayo igice cya mbere kamvuge kuri Kristo, hanyuma n'ikindi gice kimwe hanyuma dusoze. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere. Icyampa mvuga aya magambo mukawera kakuremera inyota, kuko Imana iriho. Imana si amagambo. Uzaryoherwa, wibaza icyatumye ukererwa, wibaza icyatumye utinda kuyishaka. Uzaryoherwa kuruta ibintu byose byo ku isi n'uburyohe bwabyo. Numubona nusogongera ku bwiza bwe, ku kubaho kwe. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Ngo kera Imana yavuganiraga na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo tubabwira, uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Haleluya. Kristo niwe kurabagirana kwa bwa bwiza Mose yashakaga. Haleluya. Kwa kubaho kw'Imana isezerano rya kera abenshi bifuzaga. Nguwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicaye iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Iyo tuvuga ngo dushake Yesu, iyo duhamagara Yesu mu buzima bwacu, ubwiza bw'Imana bwose, icyubahiro cy'Imana cyose kitegerwaga, kitagaragaraga
muri ya maso yayo utari kureba ngo ubeho, byose yabyujurije muri Kristo. Uwo Kristo niwe kurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo. Haleluya. Nanone mu Bakolosayi akatubwira igice cya mbere 12 umurongo 10 kugeza kuri 19. Abakolosayi, rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere 12 tugeze kuri 19. Iki gice kiraryoshye, uze guhera hejuru ugeze mu rugo. Haleluya. Duhere ku murongo wa 12 ngo mushima data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Twabonye transfer, twakuwe mu bwami bw'umwijima dutwarwa mu bwami bw'umucyo. Haleluya. Nkomeje epfo kuri 14 ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose. Haleluya. Kristo niwe shusho y'Imana itarabonekaga. Cya gitare Mose yashyizwemo, Imana ikamukingaho ikiganza cyayo kubwa intimite bari bafitanye, byose byuzuriwe muri Kristo. Turi abanyamahirwe batimenye. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe fura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose kandi byose bibeshwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro. Ni ifura yo kuzuka mu bapfuye kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Murongo 19 niho nifuza kuganaho ngo kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose, umwuzuro w'Imana, fullness, byose byuzuye, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri Kristo, hanyuma yarangiza akamuguha. Nifuza ko duhaguruka tugasenga. Kuzura k'ubumana kose byashyizwe muri Kristo. Imana iguha Kristo package, igipfunyika, ikirundo, ibintu biri muri Kristo Yesu. Ntituravunguraho n'akangano rwara. Ndasaba umwuka wera ngo we nanjye atwongera inyota. Twifuza ubwiza bw'Imana burabagirana. Ubwiza bw'Imana ni ukubaho kwayo, ni presence yayo. Mwibuke ko Imana ibera hose icyarimwe, ariko iyo tuvuze ngo ubwiza bw'Imana cyangwa kubaho kw'Imana ni ukubaho kugira icyo gukora. Kuko Imana iri mu mihanda aho basambanira, Imana iri ahantu hose hari ibyaha, Imana iri mu bihugu birimo intambara, Imana iri ahantu hari ubwicanyi, irahari. Ariko ubwiza bwayo na presence yayo ni ibiza bigakora ikintu kigaragara. Haleluya. Nibyo twifuza ubuzima bwacu. Ndasaba Imana ngo igutere inyota, igutere inyota, wigira imbere, wongere wigira imbere. Imana irabyifuza. Ibikeneye abahungu n'abakobwa yakebukisha, ikabakura mu birangaza, ikabakura mu kugarukira ku muryango. Tuvuze urugero rw'ihema ry'ibonaniro, ikabakura kugarukira ku muryango cyangwa mu gikari aho batangiriraga, ahari igikarabiro bogaga bakitunganya, abandi batera intambwe bakagira hera. Ariko abageraga hera hahera niho habaga hari ukubaho kw'Imana. Muri Kristo Yesu twahawe package mu gakiza. Ushobora kugarukira ku muryango ukaba umukristo w'ingeso nziza, ukagerageza ugasengaho tunota duke, ariko ushobora no kwigira imbere mu bwiza bw'Imana burabagirana. Aho hantu iyo tuhageze, iyo tuhasogongeye, ibintu by'isi byose byamburwa uburyohe, bisigara bikoreshwa nk'ibikoresho, ariko ubwiza bwaho buruta iby'ahandi hose. Muhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Icyo usaba Imana kiroroshye. Uramubwira ngo nyongere inyota. Ni koko narakubonye, hari amayerekwa nabonye,
hari ubuhanuzi se mfite, hari ubwo nahawe, hari ibyo wanyibwiriye, nasomye se Bibiliya, ndi mu nzu yawe kuko utarasogongeye ku Mana ntiwaba uri hano, hari ukuntu nakumenye ariko sinifuza kugarukira bugufi. Sinifuza kugarukira bugufi. Wumvise ikiganiro cya Mose n'Imana kandi yarari mu isezerano rya kera. Uyu munsi dufite amahirwe kumuruta, kuzura ku Mana kose kwashyizwe muri Kristo Yesu. Hanyuma Kristo Yesu Imana iramuguha. Sinifuza kugarukira bugufi, sinifuza kugarukira hari ikivunge kigarukira. Ndifuza kwigirana imbere nkimenyera na n'Imana ku giti cyanjye. Imana iravuga, ntivuga gusa kuko umuntu yakuvugisha mutari n'inshuti, ariko kubaho kwayo, guhinduka ukumvikana mu kwizera. Abakijijwe twese dufite umwuka wera muri twebwe, ni nako biri, ariko dukeneye kubaho kumvikana, gufatika, wiyiziye ku giti cyawe. Ibintu Mose yibonaniye n'Imana, nubwo yari kugenda akabitwandikira, nubwo yari kugenda akabisangiza bene wabo b'Abayuda, ntago bari bugeraho Mose yageze, ntibari bubyumve kimwe. Iyi experience yuko Imana yamushyize mu rutare ikamukingiriza ikiganza ikamwereka mu mugongo, uko kuntu yibwiriwe n'Imana ngo ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nubwo yabibwira undi muntu ntago yabyakira nk'uwabihawe. Niyo mpamvu Imana ni iyacu twese, abayishaka bose barayibona. Imana ubwirwa n'abantu ni ukugira ngo bakubwire ikigutera inyota ujye kuyishaka, ariko sinayigushakira ngo ibyo nakuye aho ku ntebe yayo mbiguhereze byose nk'uko byakabaye. Iraboneka, irabishaka, ikumbuye ubusabane bw'abahungu n'abakobwa. Bwira umwuka wera ngo nyongere inyota. Bira bintu uriya mudamu avuga bimwe sinanabyumva, ibindi ndumva ari inkuru zishaje, ariko ndagusaba inyota. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu nkambi ye akajya ku ihema ry'ibonaniro. Ufite inyota wese agira icyo yongeraho. Ndasaba umwuka wera ngo aguteze inyota, aguteze no kumenya icyo wongeraho, aho wari ugejeje mu busabane bwawe n'Imana, aho wari ugejeje mu kubana n'Imana. Akubwire, akumenyeshe, acyandike mu mutima wawe udasibika icyo wongeraho hejuru y'aho wari ugejeje. Imana izakwiyereka nshuti yanjye. Yampaye iyo mpano y'umwuka yo kuvuga mu ndimi, nyipinga ntanayemera, ntizakurenza amaso. Imyaka maze iminsi ngendana nayo, twagiye twigirana imbere, byagiye birushaho kuryoha. Ndababwiza ukuri, iki si igipindi, simbikubwira ngo ngirire ute, byagiye birushaho kuryoha, byagiye birushaho kugira ubuzima. Wahaba nkagira umugisha nkakubona nkakubwira Yesu, utahaba uburyohe bw'icyo yakoze mu mutima wanjye n'icyo akomeje gukora bwatuma ntarekeraho kuvuga ubwizerwe bwe, kuvuga ko ariho, kuvuga ko atari igipindi, kuvuga ko atari inkuru z'amadini, kuvuga ko atari inkuru zirangirira mu gusoma Bibiliya, kuko hariho na za Roma ziryoshye kurusha Bibiliya. Ariko iki gitabo kirimo ubuzima, utuvuga ni muzima, urupfu ntirwamuheranye. Uyu munsi arakiyereka abamufitiye inyota bose, ntarobanura ku butoni. Umutima wose umushaka uba umeze nka Ema, uba umeze nka rukuruzi, nka Simaku. Umutima wose ushaka Imana ukurura Imana. Imana ntiwurenga. Reka dusenge dusoze. Imana iguha umugisha ko wayigira inyota, ukaza hameze nko ku ihema ry'ibonaniro. Mwongere mwigirane imbere, ntiwemere gutakaza ibihe byo kwihererana nayo. Ndahamya ko Mose nta muntu wari kumwibutsa kujya gusenga, kuko ibyo yabonye ni ibintu ababyeyi batakuraga, ni ibintu utakorera. Ndakwifuriza ubwo busabane n'Imana ko pasiteri ataguha. Data, tuguhaye icyubahiro, urakoze kurema ko duteza inyota mu mitima yacu.
turashaka ubwiza bwawe burabagirana. Twaje uko turi, twaje uko dushoboye. Hari ibyo twakumenyeho, niyo mpamvu turi hano. Hari ibyo twakumviseho, niyo mpamvu duterana. Niyo mpamvu dukurikira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu hari agatambwe runaka duteye. Ariko ndasenze uyu mugoroba ngo ukingure ijuru ku bwacu, utwigize imbere, utwigize imbere. Hahana umuntu agera akaryoherwa, hahana umuntu agera agasinda umunezero wo kubana nawe, hahana umuntu ijuru rimukingukira akaba atakihimutse ukundi, akaba atakihavuye ukundi. Ibyo nibyo nsabira abahungu bawe n'abakobwa bawe, ibyo nibyo nisabira Nyaguhora ku ngoma. Utwengera inyota tugereyo, utwongera inyota twigirana imbere nawe, maze ukingure ijuru. Twakira ibyo abantu badashobora kuduhereza, tukwibonere n'amaso yacu, tukwiyumvire ubwacu atari inkuru. Ndakwinginze ngo iri joro ukora ikintu gishya mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Basange bari kumaririya, basange bapfukamye gakeya uko bashoboye, basange bakwambaza, basange baguhamagara. Vugana natwe mwami waba uko tugushaka mu ntege nkeya. Utwishurire, utwishurire, utwinjize mu bihe byo kugushaka kurushaho. Ndagushimira kutihisha. Waravuze ngo ukunda abagukunda, ariko bagushaka n'umwete barakubona. Waravuze ngo uzemera tukubone, uzabonwa natwe nitugushaka n'umutima wacu wose. Data, imitima yacu iragushaka, wemere tukubone, wemere tukubone, wemere tukubone, wemere tukubone, wemere tukubone. Turagusaba iby'umwuka, iby'isi idashobora kuduha, bya bindi ujya uduha bivuye mu ijuru. Umuntu nubwo bamuca umutwe akaba yavuga ati ngewe naramubonye. Turashaka ibyo by'umwuka mwa, n'abantu bose babivamo akajya avuga ati ariko ariho, ariko naramubonye, ariko twarabonanye, ariko twaravuganye, ariko yaranyihishura. Ariko bituremere mwami waba. Ndasengera abana bawe gusubize gusenga bafite mu mitima yabo. Reka ibituvunnye umutima n'ibyatugezeho bidutere kukwegera kurushaho, kugira ngo amaso y'imitima yacu arusheho gufunguka. Subize gusenga kwabo, hanagura amarira ku maso y'abarira, wakira amashimwe y'abashima. Ubane n'abarwaje ababo, ubane n'abapfushije ababo, ubane n'abagezweho n'inkuru ziteye ubwoba. Ubahindurire ibihe kuko nta kikunanira. Witamurure bakubone, wacira inzira aho zitari. Hari imiryango yari ikinze imeze nk'imiringa. Reka imbaraga zawe ziyitanyaguze, bakingurirwe bakomeza aho baganisha. Bahabwe umugisha bageneye bakiri hano ku isi, bahabwe kukubona kurushaho. Ubaho umugisha, ubagire neza. Umugisha abana bawe bakoze imirimo itandukanye mu nzu yawe. Umugisha twese twagize inzara n'inyota yo kuza kuba imbere yawe. Uduhaze umutima ugufitiye inyota, ntujye utambuka. Uduhaze, uturemere ibihe byiza byo gusenga no kubana nawe, kandi utwigishe gusenga, utwigishe gutondeka amasaha agize umunsi, kugira ngo tugire ibyo dushyira ku murongo, tugire n'umwanya wo kubana nawe. Udushoboze, winjire mu byatubanye nk'akavuyo bikatubana se byinshi, kandi ubundi ibyo uduha mwami byose ni umugisha, nta cyinshi. Ibyo uduha nibyo wemera ko bitugeraho, nuko wasanze tubishoboye. Duha ubwenge bwo kumanaginga ibyiza uduha, duha ubwenge bwo kumanaginga imigisha uduha yo kugira umuryango no kugira akazi no kugira imirimo. Duha ubwenge bwo kubishyira mu buryo kugira ngo twihererane nawe, tugire umwanya wo kwihererana nawe. Urakoze papa, cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagire neza. Reka turamukanye, duhoberane, dutahane amahoro.